baganire ku bintu bitandukanye bijyanye n'abamama bashakanye n'abagabo babo. Nk'ubu ngubu njya nitegereza iyo umuntu akiri umukobwa n'umuhungu akiri umusore, baba bateretana bumva nta ribi rwose bahuje. Umwe arimo ati nzakujyana muri pisine, undi arimo ati nzakujyana ahantu heza, undi arimo ati nzagutuza mu ijuru, nzagutuza. Bamarana iminsi imwe, bamarana umunsi umwe ibiri, uwa gatatu ujya kubona ukabona ni kofi. Ibintu bituruka he? Biterwa n'iki? Buriya hari ikintu mutabona, hari n'icyo mutabonesha amaso. Buriya njyewe naritegereje nsanga buri ikintu kibitera n'iryarari ryo kuza ikintu wari ukeneye ukakibura, cyangwa se hari ikintu yakubwiye kibanga ryo kubura abahungu dusa n'abiyemera. Nshobora kukubwira ati njyewe mfite itaje, mfite amafaranga, mfite iki n'iki, njyewe mfite amamodoka, ibintu nk'ibyo ukabyumva. Nawe ukambwira ati mfite urukundo, ukamfata neza, ukampanagura, ukagera gute, tugaserukana ahantu muri bare, hehe hose tugatemberana, ukabona ko ari njyewe koko ugezweho. Ndimo ndakubeshya? Nuza ukabibura bizagenda bite? Ubwo nyine ni za kofi. Hari n'ikindi kintu mutabona cy'ibintu bigiye bitandukanye. Harimo abakobwa wenda bashobora gukunda bakurikiye ayo mafaranga, harimo n'abakunda badakurikiye ayo mafaranga.